mbasuze rero nshuti zacu kandi mbifurize amahoro y'Imana. Numvise nshaka ko tuzajya tukaganira ibintu byinshi bitandukanye uko mubizi ndi Clara UWINEZA inshuti yanyu. Ndashaka kuganira ku kintu bita kwigana. Ejo bundi nigeze kujya ahantu ndababwira nti abantu babona nariyo gushesheje neza babadamu utera intoki twatuma tuganira. None barangije baratera ni umuntu wumva ashaka kwiyogoshesha n'indi. Noneho baratera neje ndabwira ni muze hano imbere baraza ndabwira ni mufukame babasengere ko kwigana cyakorewe umuntu ugahita wumva ushaka buri gihe ko kumera nkawe, kugenda nkawe, gukora nkawe, ni ikintu Uwiteka atari gushaka cyane. Kubera iki? Nkanjye ntabwo uzi uko nogoshe, ntuzi icyanyogoshe, ariko urashaka guhita wimyoza. Ikintu cya mbere kiriho abantu benshi ntabwo bari kugenda uko Bibiliya ibishaka. Niba Bibiliya ivuga ngo kirazira ko umudamu yimyoza imisatsi, jewe byabaye kubera kurwara. Nawe ugiye kubona ntuzi uwogosha icyo yabandwaga, ntuzi icyo yaterekeraga, ntuzi Imana akorera iyo ariyo, ariko uravuze ngo biramubereye, nawe uragiye uriyogoshesheje. Icyo ni kimwe. Noneho hakaba n'imyambarire. Ubu hadutse abatinganye, umuhungu aragenda yambaye ikabutura isa n'iri hasi, yenda rimwe na rimwe ko yambaye pamperse, urabona kubera ku murongo mu kibuno hari igihe sphincter giye gutya hagapanuka, none bikaba ngombwa ko yambara pampa. Yakwambara pampa byabyimba ibipantaro bikaba ngombwa yuko bimanuka, none ukajya ni pocket. Cyangwa se nanone akaba agomba kwerekana wa mwatata wiwe aho bashyira ukuntu umeze. Hari uburyo baba baziranye, buri wese aba afite consigne, buri group ifite consigne y'uburyo bamenyana. Warangiza nawe ukabona umuntu yambariye munsi y'ikibuno, ariko ukabona nawe wambariye munsi y'ikibuno. Ntuzi igitumye yambarira munsi y'ikibuno, Satani akaguteza abademoni bita style. Cyangwa se uri umukobwa, umuntu yenda arwaye nka kanseri y'umukondo, cyangwa se yenda arwaye umukondo, cyangwa yenda maribora ari kumurya, iyo yambaye arashya, noneho akambara ibyegeye hejuru. Hari igihe nyine isoni zikurisha uburozi nakundi kubera uburwayi, rimwe na rimwe bikaba ngombwa ko wambara gutya, sibyo? Ariko ukabona n'abakobwa nabo arambaye, atangiye kwerekana umudigi wose, agize gutya ateyemo utwuma irya nino, muzi biri aho byaturutse. Nawe uri umukozi w'Imana, uri umukobwa w'Imana, uri umuhungu w'Imana, ariko ukabona urabikoze. Ni ikibazo, sibyo? Wajya kubona ukabona hasigaye hariho ingendo zidasanzwe. Abadamu twebwe turanashoboye, njya ntekereze se iyi migongo dufite, ukabona urutirigongo hari ukuntu twaruhetamishije. Umudamu kugira ngo werekane ko afite amabuno aragenda yacugusa, nyuma nkavuga se buriya kuri agenda yigera gutya nk'urwaye. Uzareba hariho abantu barwara bakagenda bigira gutya, ujya kuko n'umudamu ari kugenda yicugusa cyane. Nanone nkavuga wajya kuko n'undi arabikoze. Ibintu by'urwiganwa ni ikintu kimaze kuba cyatuvana ku Mana kandi mu buryo tutazi. Ejo ndi neza mvuga ariko kuki hasigaye hari ikintu bita tujye mu bavuga butumwa. Umuvuga butumwa ajya yenda nk'imuhanga, akumva ibyo bigishije, akaza yabirikodinze mu mutwe, yagera inahanga y'i Kigali akaza akigisha bya bindi tereke yumvise. Cyangwa se akumva kuri radio, zino radio zibwiriza ibyo bavuze, wajya kubona ukabona nawe agiye kubwiriza ahantu nibyo yongeye kuvuga. Njye Imana nasomye muri Bibiliya, uzarebe nk'ibyakozwe n'intumwa, uzarebe uburyo intumwa ziyobowe n'Umwuka Wera zabwiraga itorero yenda rya Antiokia, rya Philadelphia, ntabwo bavugaga ibintu bimwe. Après ntabwo abantu twese turi bamwe.
mwuka w'Imana iyo ugiye kubwiriza wakagombye gufata igihe cyo gusenga akaba ari we uguha ibyo ujya kuvuga. Noneho ngubu ikintu gisigaye kiriho, wumva ibyo Clara yavuze ukagenda akaba ari ibyo ujya kwigisha. Mwuka w'Imana ari kugutuma kwande, ari kugutuma kurinde. Mwuka w'Imana ntabwo abwirizwa, ntabwo we yerekwa uko abahibereye. Mwuka w'Imana niba gutumye kuri Clara, uraza umbwire ngo Imana iravuze rwose muri ibihe bikomeye, humura, dore warihanganye.